Mwiriwe neza bakunze bapaya hazaza h'ifaranga. Tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Sikera cyane mu Rwanda abantu bajyaga basiragira hirya no hino batwaye amabaruwa asaba akazi mu ntoki. Hari n'abagiye bazenguruka igihugu cyose bumvise ko hari umwanya w'akazi bashobora gusaba. Tekereza amafaranga yose bishyuraga amatike akarere ku kandi umunsi ku wundi. Tekereza umunaniro, agahinda n'inzara byagendaga bibagaragiye muri urwo rugendo. Tekereza agahinda k'umuntu wageze ku biro agasanga deadline yarenze cyangwa se agasanga umuntu agombaga kumwakira ntahari. Tekereza ku kugira imvune nk'izo bikarangira nta kazi na kamwe ubonye. Twese tuzi ukuntu bibabaza kubona amahirwe agucika atari uko udashoboye, ahubwo ari uko systeme yo kuyageraho igoye. Ariko ubu ibintu byarahindutse. Ubu ushobora gusaba akazi ka leta wicariye iwawe ukoresheje telefone cyangwa mudasobwa yawe nta kongera gusiragira. Muri iyi video ngiye kubereka intambwe ku yindi ukuntu wasaba akazi muri MIFOTRA. By'umwihariko ikiganiro cyacu kigabanyijemo ibice bibiri. Mu gice cya mbere turarebera hamwe uko wiyandikisha ndetse n'uko wuzuza profile yawe. Naho mu gice cya kabiri tuzakwereka intambwe ku yindi uko wasaba akazi. Reka turebere hamwe uko wafungura konti kuri MIFOTRA. Ufungura browser yawe, ubundi ukandikamo recruitment.mifotra.gov.rw, ubundi ukemeza. Niba utariyandikisha kanda hano kuri register. Muri uyu mwanya ubanza uzuzamo nimero y'indangamuntu yawe. Aha hakurikiyeho uzuzamo email yawe. Muri aka kanya gahera andikamo nimero ya telefone yanditse ku ndangamuntu yawe, ubundi ukande hano kuri next. Iyo umaze gukanda next bahita bakohereza kode yo gusuzuma kuri email. Icyo ukora uragenda ukayireba ukaza ukayuzuza aha ngaha. Iyo kode buri gihe iba ari imibare 4. Iyo umaze kwemeza kode yo gusuzuma bahita bagusaba guhitamo password. Password ni ijambo ry'ibanga. Iri jambo ry'ibanga rigomba kuba rigizwe n'inyuguti ntoya n'inini, imibare ndetse n'ibindi bimenyetso. Ikindi kandi uhitamo password uzajya uhora wibuka. Uraza muri aka kazu ka mbere ukandikamo iryo jambo ushaka, maze hasi muri aka kazu gakurikiyeho ukarisubiramo nta kosa, warangiza ugakanda submit. Ubu ufite konti muri MIFOTRA. Ubu nawe wabasha kwisabira akazi nta gusiragira. Ibyo ukabibwirwa nuko ubona amazina yawe hejuru mu nguni y'iburyo. Konti yawe igizwe n'ibintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere ni advertisements. Aha niho dusanga imyanya y'akazi dushobora gusaba. Icya kabiri ni my applications. Aha niho dukurikiranira akazi twasabye. Icya gatatu ni profile. Aha niho ushyiramo ibikuranga byose. Iki ni nacyo gice cy'ingenzi kigize konti yawe. Ugomba kuzuza buri kantu kose kakigize witonze kugira ngo wirinde amakosa. Profile igizwe n'ibi bintu bikurikira: identity, education, languages, disability, referees, upload CV, experience, certificate na publications. Reka turebe uko ushyiramo akantu ku kandi. Identity tugenekereje mu Kinyarwanda twavuga ko ari ibiranga umuntu. Amakuru yo muri iki gice ajyamo igihe wiyandikisha. Amakuru ari ku ndangamuntu yawe ahita ashyirwa muri iki gice mu buryo bwa automatique. Education ni ibijyanye n'amashuri wize. Kugira ngo winjizemo ibijyanye n'amashuri wize ukanda muri profile, maze ukamanuka munsi ya cya gice twise identity cyangwa se kivuga ibikuranga, ukareba handitse education background, ukajya mu ruhande rwawe rw'iburyo mu ibara ry'ubururu ahanditse add new ugakandaho. Bahita baguha agafomo gafite imyanya 6 yo kuzuza. Umwanya wa mbere wuzuzamo igihugu cyawe. Umwanya ukurikiyeho ushyiramo izina ry'impamyabumenyi yawe.
aka gatatu wuzuza umwaka warangirijemo amashuri. Aka kane uhitamo ishuri wizeho. Aka gatanu ugahitamo ibyo wize, ubwo ngubwo ni ishami wizemo. Hanyuma uragenda aho wabitse ya mpamyabumenyi yawe mu buryo bwa PDF, ubundi ukayapulodingamo ahangaha. Ikindi gikurikiyeho cyo kuzuza ni experience, bishatse kuvuga uburambe ku kazi. Ahangaha ushyiramo akandi kazi waba warakoze. Iki gice ntabwo cyuzuzwa na buri wese, ahubwo cyuzuzwa n'umuntu ufite ubwo burambe, umuntu ufite akandi kazi yaba yarakoze. Kugira ngo wuzuze iki gice uba ukiri muri profile, ubundi ukamanuka hasi munsi ya education background ukareba handitse work experience, ugacyama mu ruhande rwawe rw'iburyo mu ibara ry'ubururu ahanditse add new ugakandaho. Iyo ukanzeho bahita baguhereza form yo kuzuza. Ahabanza handitsemo job title, ahangaha uhitamo akazi wakoraga cyangwa se akazi ukora. Munsi yaho ushyiramo umukoresha wawe. Mu kanya gakurikiyeho munsi ushyiramo email y'umukoresha wawe, mu gihe ku ruhande rw'iburyo hirya ushyiramo nimero ye ya telefone. Munsi gatoya uhita ushyiramo itariki watangiriye gukora ako kazi, mu gihe hirya ushyiramo itariki wasorejeho gukora ako kazi. Biranashoboka ko waba ukiri muri ako kazi. Icyo gihe uhita uvivura hano munsi handitse I currently work here. Hanyuma muri uyu mwanya wo munsi uhita wapulodingamo icyemezo kigaragaza ko wakoze cyangwa se ukora ako kazi. Hanyuma hasi ahanditse job responsibilities, bishatse kuvuga inshingano zawe, naho wuzuzamo ibyo wari ushinzwe muri ako kazi, maze ukapulodingamo icyemezo kigaragaza koko ko wakoze ako kazi, ubundi ugakanda hasi ahanditse save. Awards cyangwa certificate, bishatse kuvuga impamyabumenyi cyangwa impamyabushobozi wabonye kubera amahugurwa wakoze. Ahangaha nacyo ntabwo ari igice cya buri wese, byuzuzwa n'ubifite. Iyo ufite certificate runaka ukeka ko hari agaciro yakongera ku busabe bwawe, uramanuka ukaza hano muri awards cyangwa se certificate, ugacyama mu kuboko kwawe kw'iburyo ugakanda ahanditse add new. Iyo ukanzeho bahita baguhereza agafomu karimo utuntu tune two kuzuza. Ahambere uhitamo izina rya certificate yawe mu zigaragara kuri uru rutonde. Aha kabiri wuzuzamo umwaka waboneyemo iyo certificate. Aha gatatu ushyiramo ikigo cyayiguhaye, mu gihe aha kane ukanda kuri browse maze ukapulodingamo ya certificate ibibitse mu buryo bwa PDF, ubundi ugakanda hano hasi handitse save. Disability mu Kinyarwanda bisobanuye ubumuga. Ukiri muri ya profile umanuka hasi ahanditse disability, ubundi ukareba mu kuboko kwawe kw'iburyo ugakanda mu ibara ry'ubururu ahanditse add new. Iyo umaze gukandaho bahita baguhereza fomu igizwe n'utuntu dutatu. Mu kazu ka mbere harimo select disability, ahangaha ni uguhitamo ubumuga ubana nabwo. Igihe nabwo ukanda kuri none. Igihe buhari munsi uhitamo ikigero ubwo bumuga buriho. Urugero, ubumuga bw'umuntu bushobora kuba 100%, buka 90% cyangwa 80%, bitewe n'uburyo nyine bimeze. Urugero, nk'umuntu ufite ubumuga bwo kutabona ashobora kuba atabona akantu na gato, cyangwa hakaba hari utuntu dukeya ashobora kubona. Iyo umaze guhitamo ikigero cy'ubumuga bwawe, munsi uhita wapulodingamo icyangombwa gitangwa na muganga kigaragaza ko ubana n'ubwo bumuga, hanyuma ugakanda save. Iyo umaze kuzuzamo ubumuga, hanyuma munsi uhita ujya ahanditse languages. Ahangaha biba bishatse kuvuga indimi uvuga.
uracyamuka ukajya mu ruhande rw'iburyo mu ibara ry'ubururu ahanditse add new, ubundi ugakandaho. Iyo ukanzeho bahita bakuzanira akazu kanditsemo select language, ubundi ugakanda ku kambi kareba hasi ugahitamo ururimi wowe uvuga. Ngaha buri rurimi ruba ruri mu ntera eshatu. Intera ya mbere nahanditse excellent, biba bishatse kuvuga neza cyane. Ahandi ni very good, bishatse kuvuga ko ari neza, mu gihe ahandi ari good, bishatse kuvuga ko urwo rurimi ruzi buhoro. Iyo urangije ukanda munsi ahanditse save. Iyo umaze kuzuzamo indimi, munsi wuzuza ahandi handitse publications. Publications ni nk'inyandiko cyangwa se ubushakashatsi buba ubwawe waratangaje, igihe ntabwo urikomereza nta kibazo. Ikindi gice cyitwa referees, bishatse kuvuga abahamya. Ahangaha wuzuzamo abantu batatu bakuzi neza. Abo bantu batatu bashobora kuba ari abarimu bakwigishije cyangwa se bakaba ari abakoresha bawe. Dore uko ubigenza: utarava muri profile, umanuka munsi ya publication, ukareba ku ruhande rw'iburyo mu ibara ry'ubururu ahanditse add new, ubundi ugakandaho. Iyo umaze gukandaho hafunguka fomu yo kuzuza. Ahabanza ushyiramo izina ry'umuhamya, ahakurikiyeho ushyiramo izina rye rya kabiri, munsi ugashyiraho nimero ye ya telefone, ruhande rw'iburyo n'urundi naho ugashyiraho email. Munsi wandika akazi akora, munsi yaho nanone ugashyiraho ikigo akorera, warangiza ugakanda save. Intambwe iheruka izindi ni ukuzuzamo CV. CV ni umwirondoro mu Kinyarwanda. Uru ni urwandiko rukubiyemo ibikuranga byose, harimo irangamimerere, amashuri wize, akazi wakoze n'ibindi. Kugira ngo wuzuzemo CV, uguma muri profile, ukamanuka munsi ya referees, ukareba handitse upload CV. Iyo uyikanzeho uhita ubona ahandi handitse upload your CV, hirya mu ruhande rw'iburyo handitse browse. Iyo umaze kuyihitamo ukanda open, warangiza ugakanda munsi ahanditse upload. Iyo birangije hakurikiraho gushaka akazi, ari nabyo tuzakomerezaho mu gice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu. Menya ko inzira zo gushaka akazi zitakigoye nk'uko byahoze. Igihe cyarageze ngo dukoreshe ikoranabuhanga rihari mu gusatira amahirwe atuganisha ku nzozi zacu. Uzi ko ku rubuga rwa MIFOTRA hahoramo uko arenga 100 y'utuzi watsindira ntiwongere kwitwa umushomeri ukundi. Ibyo ntukeneye undi wo kubigukorera usibye wowe ubwawe. Iyo telefone ugendana ni igisubizo cy'ibibazo byabaye akarande ku bantu benshi. Mu gihe tugezemo, guta umwanya n'amafaranga ntibikiri ngombwa. Ubu wowe ubwawe ufite imbaraga zo guhindura ejo hazaza hawe utavuye aho uri. Rero witegereze undi munsi, tangira kwiga kubyikorera wowe ubwawe. Niba ibiganiro byacu ari cyo bikungura, ntiwibagirwe gukanda subscribe, like na share kugira ngo usangize inshuti zawe kandi bijye bihora binakugeraho ku gihe. Murakoze, turabashimiye, mugire ibihe byiza.